Muraho, mumeze neza, murakaza neza kuri channel ya Mr Tech Rwanda. Ku bakunzi b'ikoranabuhanga cyangwa se tekinoloji, ese mwari muzi ko u Rwanda ruzakira uyu mwaka inama mpuzamahanga yiga kuri Artificial Intelligence cyangwa se ubwenge bw'ubukorano muri Afurika? Reka mbahe amakuru arambuye ntimucike. Muri uyu mwaka wa 2025 ku itariki 3 kwiza kuri enye z'ukwezi kwa kane, harabura iminsi mikeya, u Rwanda ruzakira inama mpuzamahanga yiga ku ikoranabuhanga ry'ubwenge bw'ubukorano cyangwa se Artificial Intelligence. Niyo mpamvu ku bakunzi ba Mr Tech Rwanda bakunda ikoranabuhanga, bakunda tekinoloji, bakifuza kumenya amakuru no kwiga byinshi, nanze kwererana aya makuru, ahubwo nifuje kuyabasangiza kuko nza kubereka uburyo ushobora nawe kwiyandikisha ukazajya muri iyi nama, cyangwa se nawe ukazahura n'aba bantu bazaba bari muri iyi nama. Hazigirwamo byinshi cyane, ariko insanganyamatsiko ntatinze izaba ivuga kugira tuyibone, turaza dukirika hano handitse learn more, kuri aka kantu urahakanda. Niyo mpamvu ushaka kubanza kuyibereka, izaba ivuga ku kintu bita ubwenge bw'ubukorano cyangwa se Artificial Intelligence, ubwiyongere bw'abaturage muri Afurika, ndetse no guhanga amahirwe mashya mu byerekeranye n'ubukungu. Kandi nanone ibi ngibi ntabwo nabikoze kugira ngo gusa mbahe aya makuru, ahubwo ndashaka kubereka uburyo nawe wakwiyandikisha ukazajya muri iyi nama. Ni inama izaba irimo abantu bakomeye cyane, urabona ko hano hazaba harimo abayobozi b'ibigo bikomeye ku isi, ndetse hazaba harimo abaminisitiri batandukanye, hazaba harimo abantu bikorera ku giti cyabo, abafite amakampani matoya, ibigo bikora ibintu bya Artificial Intelligence. Kandi nk'uko njya mbibabwira kuri channel ya Mr Tech Rwanda, isi iri kujya mu cyitwa Artificial Intelligence, ku buryo umuntu ukima amatwi, umuntu wanga kucyumva, umuntu wanga kukiga, azahura n'ibibazo. Azahura n'ibibazo nk'uko abantu kera bandikishaga machine à dactylo cyangwa se bya imashini bandikishaga biri mekanike, bahuye n'ibibazo bikomeye kuko batigeze biga computer cyangwa batigeze biga ordinateur. Niyo mpamvu inshuro nyinshi nkunda kugaruka ku kintu bita Artificial Intelligence, kuko imirimo ya buri munsi, ibyo dukora kenshi bizaba bishingiye kuri Artificial Intelligence. Abantu benshi usanga batiyumvamo, ariko yaba ari umuhinzi, umworozi, umucuruzi, ndetse n'undi uwo ari we wese ukorera ikigo cyaba ari icya leta cyangwa se ikindi kigo cy'abikora ku giti cyabo, akeneye kumenya Artificial Intelligence cyangwa se ubwenge bw'ubukorano. Niyo mpamvu ndaza gushyira link muri cyangwa se ahantu wakanda kugira ngo ugere kuri iyi page. Ni ukuvuga ngo nuza kuri iyi page, uraza umanuke hasi, ubona handitse request an invitation, urahakanda bahite bakwereka indi page ujyaho, umanuke hasi, hari ahantu uza gushyira umwirondoro wawe, ngaha hano nurangiza gushyiramo umwirondoro, ukande aka kantu cyangwa se aka kabuto, nurangiza wohereze ayo makuru, utegereze ko bakwemera kuzinjira mu nama. Iyi ni inama ni ukuvuga ngo izaba ikomeye cyane, kandi mu gihe nateguraga iyi video ku isi nanone murabizi ko habaye indi, hari naho havuzwemo ko u Rwanda ruzakira iyi nama ya Artificial Intelligence cyangwa se ubwenge bw'ubukorano muri Afurika. Mukore subscribe, like na share, mukomeze kubona byinshi kuri channel ya Mr Tech Rwanda. Ntabwo nzajya nihererana amakuru ya tekinoloji, ntabwo nzareka kujya mbigisha byinshi, kandi ubutanzagenda nigisha n'abantu tuvuga ngo ntibakoresha icyongereza, uko bazajya bakoresha ikoranabuhanga cyangwa se ubwenge bw'ubukorano. Stay tuned, ntimucikwe.